si muzalimu ili adute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Mungu si mzalimu ili adute, wala si mwanadamu ili aseme uongo, wala si mwanadamu ili aseme uongo. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Amini, amini, ni mwenye haki, hakika, hakika atatimiza. Haleluya. Jose, Jose, Jose niho darangiriye. Jose, Jose, Jose niho darangiriye. Jose, Jose, Jose niho darangiriye. Gorigota kumusaraba, Jose niho darangiriye. Gorigota kumusaraba, Jose niho darangiriye. Jose, Jose, Jose niho darangiriye. Jose, Jose, Jose niho darangiriye. Jose, Jose, Jose niho darangiriye. Uwiteka Mana igira neza, Uwiteka Mana ishobora byose, ndagushimiye ndaguhimbaje ku mirimo yawe y'ibitangaza gusa uhora udukorera umunsi ku wundi. Ushimye kandi uhabwe icubahiro. Turi imbere yawe Mwami muri uyu mwanya, ngwino ubane natwe, turakwiyegereje kugira ngo uze ubane nanjye, n'abari njye ahubwo izina ryawe rihabwe icubahiro. Mwami Yesu, ushimye ko utanze aya mahirwe akomeye cyane yo kugera imbere yawe kugira ngo nongere ngire icyo mvuze. Uhabwe icubahiro Mana, uhabwe icubahiro Mana, uhabwe icubahiro Mana. Cishijwe bugufi Mana, cishijwe bugufi cyane, ushirwe hejuru, ushirwe hejuru. Jose, Jose, Jose niho darangiriye.
byose 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 niho. Warakoze Yesu, warakoze Yesu, warakoze Yesu. Ushimye ko byose wabirangije, ushimye ko byose wabirangije, ushimye ko byose wabirangije. Icyama tugasobanukirwa cyane ko nta na kimwe wasigaje, byose wabirangije. Ibyo twibaza, ibyo tubona tukaburira igisubizo, ibyo abantu bahura nabyo ubuzima bwa buri munsi, icyama tukamenya neza ko byose wabirangije. Ushimye Yesu, ushimye ko waje mu isi, ushimye ko waje kuba incungu yanjye, ushimye ko waje kuba incungu y'abantu, kandi ukaza ugasohoza umurimo wari wakuzanye, tukaba twarabonye ubugingo, tukaba twarabaye abana bawe, ukaba wararangije byose. Ibyaturegaga byose warabirangije, ibitarashobokaga warabirangije. Ku bandi kuvuga uyu munsi nuko hari byinshi warangije. Niyenda mu mategeko ya kera ntabwo nari mfite aya mahirwe umugore kuza imbere yawe kuvuga wowe, ariko ndagushimiye ko waje ukarangiza byose. Mwenda wahera ugatabukamo kabiri kugira ngo buri wese yegerereye, tukaba twarahawe ijambo nawe, tukaba twemerewe kukuvugira. Warakoze Yesu we, twahera he tukuvuga, ese twahera he tukurangiza. Ushimye ko byose wabirangije, ushimye ko twahawe uburenganzira bwuzuye kuri wowe. Ushimye ko twahindutse abana b'Imana, twahindutse abana bawe ubwo wabirangizaga byose ku musaraba, ubwo wavugaga ngo byose birarangiye. Uhabwe icyubahiro. Byose 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 niho byarangiriye, byose 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 niho. Ushimwe Yesu, ushimwe Yesu. Nta kindi twaguha, nta kindi twakwitura, nta kindi cyangana n'ibyo wakoze, nta kindi cyaha agaciro ibyo wakoze, ndetse n'ibi ntago byaha agaciro ibyo wakoze. Ariko Mana ndagushimiye, ndagushimiye wowe waduhaye Yesu umwami n'umukiza ubugingo bwacu, akaza kudukiza Mana, akaba ari we mukiza wacu, akaba ari we mwami wacu. Nta yindi Mana tuzaramya, nta yindi Mana tuzasingiza, nta yindi Mana tuzarata, nta yindi Mana tuzakorera, nta kigirwamana kizaba kuri twe. Twabonye imirimo y'amaboko yawe, twabonye gukomera kwawe. Warakoze Yesu. Ushimye ko watugize abana bawe, ushimye Mana. Ntabwo dufite ipfunwe yo kwitwa abawe, ntabwo dufite ipfunwe yo kukuvugira, ndetse nta nubwo tuzarambirwa. Kuko nawe niwagize isoni yo kudupfira, ubwo mu ijuru bateranaga bakavuga ngo suri ninde umanuka, ninde uja gupfira ubwoko bwanjye. Uremera uraza Yesu we, uri umwana w'Imana, uri ikinege, uraza wambara icyaha, uraza uvukira mu nda y'umugore, uri Imana,
uraza uradupfira. Warakoze Yesu, nta kindi natwe tuzakwitura. Ijambo ryawe riravuga ngo abazagira isoni yo kumpamiriza imbere y'abantu, nanje azagira isoni yo kubahamiriza imbere ya Data. Nta soni dufite yo kuguhamiriza imbere y'abantu, oya ntayo, yuko nawe ntiwagize isoni. Yo kuza mu isi kuducungura, twari abanyabyaha, ntitwari abo kugirirwa ubuntu nawe, ariko waremeye iriya mibabaro yose, kuriya kurengana kose uragusohoza kugira ngo tuzaraga ubugingo bw'iteka. Ushimwe Yesu, tuzahora tugushima, tuzahora tuvuga imirimo yawe, ntituzacogora rwose. Turi abahamya w'ibyo wakoze mu buzima bwacu. Nta kindi wadusigarije ku isi Mana. Waravuze ugiye mu ijuru ngo ndabasize musigare mutunganya ibyo aho ngereje. Mwami Yesu, dushoboze twambike imbaraga, nubwo bitoroshe, ariko wadusigiye Mwuka Wera wo kudufasha kugira ngo Mwami Yesu tubashe gukora imirimo waduhamagariye, imirimo wadutumye akiri ku manywa, dore ko bugiye kwira. Udukomeze Yesu, udukomeze Mwami, udukomereze amaboko Yesu, ariko ntiducogoye kuko tuzi ko turi kumwe nawe. Ni wowe murengezi wacu, ni wowe fatiro zacu, ni wowe role model wacu, ni wowe tureberaho, ni wowe. Ushimwe Yesu, ushimwe Yesu, ushimwe Yesu. Urakoze Mwami yo kuvuga ijambo ryawe, yewe ndi igikoresho gusa, ariko Mwami ndagusaba kugira ngo nkoreshe. Nzabira n'abantu bose bazabona iyi video, Mana mpora mbisenga, nukuri ubagirire neza, ubiteho. Yewe ndi umwana, ndavuga ibyawe uko imbaraga zanjye zingana, ariko ni wowe ujya ukora kandi kazi njye ntazi, ariko gakomeye. Njye ngomba kuvuga uko mbibona, nuko mbitahuye bikurikiranye nuko ngana, ariko wowe ujya ukora akazi kawe yuko uri Imana. Ndabasabira imbaraga zawe, ndabasabira gusurwa nawe, ndabasabira kukumenya. Abakumenye barushirizeho kuba muri wowe, kuko nibwo buzima bwuzuye. N'abatarakumenya kandi ni igihombo gikomeye kutazakubona kuri uriya munsi. Ndabasabira Mana guhindukira rwose, bagakura amaso ku bidafite umumaro, bagaguhanga amaso yuko ni wowe nzira y'ukuri n'ubugingo. Nawe uzajya kwa Data atakunyuzeho. Ushimwe Mana, ushimwe. Ushimwe ku bantu benshi bamaze guhinduka, kandi nkwerekana abandi batarahinduka kugira ngo bahinduke. Nawe muntu ndeba, uzi neza ko utaramenya Umwami Yesu, agutegeye amaboko. Hindukira rwose, aracyari intebe y'imbabazi. Niende yabari uyu munsi, yabari aya mahirwe Imana iguhaye, ndakwinginga rwose wibikinisha. Hindukira Uwiteka agutegeye amaboko kugira ngo aguhe ubugingo, kuko ndaguhamiriza neza ko
numara kumwakira nk'umwami n'umukiza ubuzima bwawe buba buhindutse. Urakoze Yesu, girira neza bose abakwambaza mu bibazo bitandukanye, basabiye ko ubasubiza yuko uri Imana y'imbabazi kandi uri umutunzi w'imbabazi. Amen. Reke dusome ijambo ry'Imana hano ritoya dusanze mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo. Haravuga ngo igice cya 2 umurongo wa 6, nicyo gituma nkibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye, kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Dusomye ijambo ry'Imana hano. Magripe ameze nabi muri ihangana. Dusomye ijambo ry'Imana hano dusanze mu rwandiko rwa Pawulo wa kabiri yandikiye Timoteyo, amubwira ngo ndakwinginga kugira ngo usese impano y'Imana ikurimo. Nkuko munsi hagiye havuga aho amwibutsa ko nyogokuru Royisi ndetse na nyoko Unique yagiye amubwira ko bari bafite impano, kandi nawe adashidikanya neza ko na Timoteyo ayifite, kuko Pawulo yari yaramubyaje ubutumwa. Aramubwira ngo ndakwinginga kugira ngo mwandikiye urwandiko nkwinginga kugira ngo usese impano ikurimo. Bene data, ni Pawulo wandikiye Timoteyo, ariko nanjye uyu ni naho Imana ukugira aho uri ntazi. Ndakwinginga kugira ngo usese impano ikurimo, kuko abantu benshi bafite impano zitandukanye, ariko ntibazisesa, ntibazishyira ku mugaragaro kubw'impamvu nyinshi. Ariko hano bagaragaje impamvu y'ubwoba, ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Bene data, ndabinginga kugira ngo musese impano mufite. Impano ni ikintu Imana iremana umuntu, cyangwa se ushobora no kuvuka wenda ukagenda wenyine ukidevelopa, kuko buriya nta muntu utagira impano. Ushobora kugira impano yo gusetsa, ushobora kugira impano yo kuririmba, ushobora kugira impano yo kwandika, ushobora kuba ugira impano yo gusenga, ushobora kubigira impano yo kunga abantu, ushobora kubigira impano nyinshi zitandukanye. Uzi impano yawe. Impano ahanini ukunda kuyibona ikintu ukunda cyane, ikintu uzawumva kikubamo ukaba wagikora igihe kirekire, cyangwa se tuvuge wenda ukunda kuririmba, kuba wakiririmba buri munsi. Ugura umuririmbi igenda ushaka ikorari aho ngaho mu rusengero urimo, uje muri korari, iyo ni impano yawe. Cyangwa niba tuvuge wenda hari abantu bashobora kuba bagira ikibazo, kuko hari abantu nzi kera bagaza bavuga abasaza baca imanza, abantu bakagira ibibazo runaka batumvikanyeho, bakaja gushaka abasaza baca imanza, kandi bakavuga ngo nta wundi muntu ushobora guca n'urubanza ni runaka, yuko bamuzi ko agira iyo mpano yo guca urubanza. Rero abantu dufite impano ariko turazihisha, abantu dufite impano ariko ntituzisesa, abantu dufite impano ariko bamwe ntitunabizi, abantu dufite impano ariko zararyamye, zaragwingiye kubera impamvu z'ubwoba, kubera impamvu zo kuvuga ngo ngiye busingo yanjye nta mbaraga agira. Genda uko imbaraga zawe zingana, ukoresha iyo mpano yawe. Niba impano yawe yakiza mugenzi wawe, niba impano yawe yagira byinshi ikemura, niba uri umucamanza, iyo mpano yawe niba aho utuye nta mucamanza bafite, yakoreshwa igakiza imanza abantu bakarenganurwa. Niba uri umunyamasengesho, aho hantu utuye nta bamasengesho bafite,
wosengera abantu uko ni wowe watumye gusa ibintu bitagenda neza. Bene data ndabinginga kugira ngo impano zanyu muzikoreshe neza, impano zanyu muzisese, mwe gucika intege, mwe kugira ubwoba n'ubwa Satani. Kandi iri mpamvu ubatera nuko nyine azi ko mushobora kugera kuca Imana yabageneye. Ntimugire ubwoba. Abakristo bafite ubwoba bene data, umuntu asigaje kugira ngo birabintu se, ngo birabintu, ngo urabona ngo nge sinabikora, ngo nge sinagira ngo cyangwa rega ibintu by'Imana ngo birakomeye, ngo rega ibintu none se nutabikora ninde uzabikora? Abapagani nibo bazabikora se? Nudakora ibyo ninde wundi uzabikora? Mwe kugira ubwoba, muhaguruke, mushira amanga, mukorera Imana, mwamenye, muyibwira abantu mu buryo bumwe n'ubundi. Yes, mureke ubwoba. Ikigaragara cyo Timoteyo nawe nikaho yari afite ubwoba, nikaho yagiraga ubwoba, aho kugeraho Paulo abitekereje akamubwira ati nyabuna haguruka ukore. Impano yari muri nyogokuru no muri mama wa ndabizi neza ko biragaragara ko Timoteyo ari umuntu wagaza uha abantu courage na Paulo uha abantu courage. Uko buriya Timoteyo nawe yari afite ubwoba, ariko agira umuntu umukangurira. Bene data muri kubwoba mukore. Kandi nanone abantu mu birimo neza, mu bikora, aba pasiteri, aba bishop, abakozi b'Imana, muze mutera abantu courage, muze muwakangurira. Abantu mu murimo mubona mu itorero mukabona umuntu wapi nyine nta courage, kandi nta muntu buriya utafite icyo ashoboye, muze musura abantu mubabwire ngo nyamara twakubonye ino mpano. Nubwo hari umuntu ushobora kutabimenya kubera wenda ubuhenebere cyangwa se intege nke, ariko nka pasiteri ukamuga ati ngewe nakubonye iyi mpano, uwo wishoboye. Umuntu azavuga siko byashoboka, uruzi ko runaka yambwiye ngo nshoboye iki kintu kitana murimo wenda atakicu, akavuga ati se why not, kweki ntabikora ko n'abandi babimbona. Iyo nayo nacyo ni ikintu cyiza nk'uko Paulo yabyibukije Timoteyo, gukangurira abantu gufata abandi ku courage, aho kugira ngo tubajajinge, ahubwo n'abantu bahagurutse bateruye impano yabo, ugasanga twebwe abakristo aho kugira ngo tubamotive tubabwire ati wow ntabwo nahise kugira no mpano, ntabwo komereza, ahubwo ugatangira nguriya se kuriya kuramuca intege, kandi byatuma wenda narekeraho. Aho kugira ngo umumotive akomerezeho, mubwire ati komerezaho, ahubwo ukamusubiza inyuma. Cyane nyine bibaho mu bakristo. Nukuri dufata abantu bafite impano, tubagenderere, tubakomeze, tubibutse, tubabwire ko bafite iyo mpano. Kandi nawe ufite impano, we kugira ubwoba, ukomeze, kubera ko nawe uzuzuka ngo yuzure ingobyi, niko bazabavuga. Gusa imbogamizi imwe nyine ibaho mu bantu mu b'abakristo, uzutangira nyine ukiri umwana se yari gutangira kugenda azagenda akikubita hasi. Kuko nyine kwacu ugakora ugasanga abantu ngo urabona none se ndakora nk'umupasiteri n'urugero umaze imyaka 20, ariko ikintu nkundira ijambo ry'Imana rizarivuga neza rikavuga ngo uwahereye mu gitondo n'uwahereye nimugoroba mwese murangana, mwese ni kimwe. Rero twebwe dushobora kuba duhereye hanona n'abandi muzi bose bahereye kera, twese tuzanganye. Rero ntimugaca abantu intege ngo uyu muntu bituma impano y'ubusubiza imishese nivuga atawaciye intege abantu bose mwampaye courage. Ariko ndavuga n'abandi bashobora kuba batangira, n'abantu benshi nyine baza batangira bigahita bisubira inyuma kubera abantu babaraho hafi bavuga ati wabyishe ntago nta mpano ufite, ugasanga. Ariko mu by'ukuri mureke twese tube nka Paulo, twumve ko Timoteyo ari abantu turi kumwe batuzengurutse, babandi mwe bose tubana nabo. Ugende utekereza ko se ujya mu tubana runaka uri impano ye niyi, ariko azampamagara disi buri munsi, ugafite impano y'urukundo. Niba utazuhamagara umenye ngo uyu muntu afite impano y'urukundo, uhita wenda umutange umumotive umugetisha undusha urukundo. Tujye twemera ko n'abantu ibyo baturusha undusha urukundo, nyamara ugira urukundo.
nukurugira urukundo urandusha ariko benshi muri kino gihe usigaye wahamagara usigaye barashaka iki ni impano y'urukundo nta kindi kibimutera aho niba ubona umuntu muri quartier yitonda n'ubugero afite impano y'ubwitonzi niba umuntu aho asetsa afite impano yo gusetsa ashobora kubagira ngo ni ibintu bisanzwe ariko ushobora kumva ati impano yawe ufite impano yo gusetsa bikomeye wowe ibyaza umusaruro mu buryo bumeze gutya na gutya mureke twese tube ba Paulo abatugaragiye bose tubibutse ko bafite impano bivanye na observation ugenda ukorera buri umuntu ashobora kutimenya ariko wowe ushobora kumukorera observation ukavuga ati uyu muntu ibyo ari byo byose iminsi tumaranye ni uyu nguyu kubera ibi bintu n'ibi rero tube ba Paulo dutume abantu bose bongera kubyutsa impano zabo kandi nawe iyo ufite umenye neza ngo se iyi taranto yanje Imana yampaye aho tuzaba kababandi ngo uvuge ngo oyaye ngo yayide wampaye ngo narayibitse ngo bigenda gute cyangwa byoba biteye isoni ibaze nawe muri nk'abantu 10 burungano rwawe muri imwe muhujije amasaha muhujije activité mumeze kimwe n'umudamu dekanivuge n'umudamu afite abana 4 afite ibintu byose nawe arakora kuko nanjye nkora ibintu byose ariko we yabyajije iki itaranto ye rero mwijuru Imana tizaturanya ngo ije mu mwanya ngo ivuge ngo wowe ntiwakoze iki oyaye uzoza uvuga ngo Mana nawe urabona muri usitara kuko turi busy tabakoze ntaki mfite abana batoya bakurikirana Imana ikuzanire ikubwire ngo look uyu we simeze kimwe ko yabishoboye nubwo bikomeye ugende uvuge ngo bimeze gutya nta bushobozi nabuze uko mfasha imfubyi nabuze uko ngira gutya ikuzanira undi muntu nawe wabikoze kandi mu nganya sare nabuze umwanya wo gusenga urabona umuntu abarushe abwire gute nkora amasaha 10 nagera mu rugo ngakorera abana nagera gute najyama nkabona barakeye ndi kuri reveye ikuzanira undi neza muhanyije ya masaha nta kintu na kimwe kivuyeho ariko wabonye iminota 20 yo gusenga nta rwitwazo rero nta itaranto yawe ibyaza umusaruro impano yawe ibyaza umusaruro Uwiteka bagirire neza turabakunda murakoze mu munsi mwiza